Ndabasuhuje mwese abadukurikiye kuri Caleb Brothers, Uwiteka abahire. Tugiye gukomeza insanganyamatsiko yacu ivuga ngo gukizwa n'ubuntu. Icyigisho cyacu cy'uyu munsi ni icyigisho cya 14 kivuga ngo ijambo ry'Imana n'umwuka wera, ibikoresho by'Imana mu kurandura ibyaha mu mubiri. Ijambo ry'Imana n'umwuka wera, ibikoresho by'Imana mu kurandura ibyaha mu mubiri. Ijambo ry'Imana n'umwuka wera ni ibikoresho bibiri by'ingenzi Imana yifashisha irandura icyaha mu mubiri. Abatesalonike ba kabiri igice cya kabiri umurongo wa 13 handitswe ngo ariko bene data bakundwa n'umwami wacu, dukwiriye kubashimira Imana iteka, kuko uhereye mbere na mbere Imana yabatoranirije agakiza gaheshwa no kwezwa kuva ku mwuka no kwizera ukuri. Uyu ni Pawulo urimo yandikira Abatesalonike, ababwira ko Imana yabatoranirije agakiza kandi gaheshwa no kwezwa, ariko kwezwa kuvuye hehe? Ku mwuka w'Imana ndetse no kwizera iki? Ukuri. Iyo umuntu amaze gutsindishirizwa kubwo kwizera, kandi twabonye neza mu byigisho byabanje yuko umuntu atsindishirizwa n'amaraso ya Yesu ndetse no gukiranuka kwa Kristo, ndetse n'umwuka wera, ndetse n'ijambo rya Kristo. Iyo rero tumaze gutsindishirizwa, igikurikiraho turezwa. Kwezwa n'umwuka wera, ndetse tukezwa n'ukuri. Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 2 havuga ngo iki? Mwatoranijwe nk'uko Imana Data wa twese yamenye kera, mubiheshejwe no kwezwa n'umwuka. Kwezwa ni igikorwa gikorwa n'umwuka w'Imana, kugira ngo mwumvire Imana muminjagirwe amaraso ya Yesu Kristo, ubuntu n'amahoro bigwire muri mwe. Kugira ngo tubashe kumvira Imana bidusaba umwuka wera. Yohana 17 umurongo wa 17, ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Rero ukuri bivuze ijambo ry'Imana hamwe n'umwuka wera bifatanyiriza hamwe mu kutweza, kugira ngo tubashe kuraga ubugingo buhoraho. Kuko turamutse dutsindishirijwe, mu yandi magambo, turamutse tubabariye ibyaha, tukambika gukiranuka kwa Kristo, tugatandukanywa n'icyaha, tukarekera aho ngaho, kwa gukiranuka kwa Kristo twahawe ntikuba kugiye mu mico yacu. Kandi iyo gukiranuka kwa Kristo kutagaragariye mu mico yacu, icyo gihe imigisha yo gutsindishirizwa tuba twahawe turayamburwa. Dukwiye rero kwigundira, kandi uburyo bwo kwigundira ni ukwezwa. Kandi kugira ngo tubashe kwezwa, nuko twemera tugakorana n'umwuka w'Imana ndetse n'ijambo ryayo. Ijambo ry'Imana ni igikoresho Imana yifashisha yeza umuntu ikamukuramo ingeso mbi. Ariko mbere yuko yenda tuniga ibi ngibi, dushobora kwibaza ikibazo. Ubundi ko twabonye neza ko iyo umuntu yizeye kubw'amaraso ya Yesu Kristo yezwaho cyangwa akurwamo ibintu yapfuye, akababarirwa ibyaha bye, ni make ntabe akiri uwo gupfa urupfu rw'iteka ryose, tukabona neza ko kubwo gukiranuka kwa Kristo umuntu ahita ahinduka umukiranutsi imbere y'Imana. Tukabona neza ko kubw'umwuka wera umuntu ahabwa kamere nshya, kamere y'Imana y'urukundo. Tukanabona neza ko kubw'itegeko rya Kristo umuntu icyaha kiri muri we kiba gitaye imbaraga zacyo, kiba kitakibasha kumutwara uko kishakiye.
kuki ibiri ngombwa yuko byezwa? Buriya iyo twizeye tugakorerwa ibyo byose tuvuze, cya cyaha cyari kiri mu muntu, ingaruka zacyo ntiziba zishizemo. Kuko twibuke neza ko umuntu aba yarabanye n'icyaha kugeza umunsi yizereye. Icyo cyaha rero kiba cyaranduje umubiri w'umuntu ingeso mbi, kiba cyaranduje umubiri w'umuntu ingeso z'ibyaha, ku buryo umuntu aba agikeneye kurandurwamo izo ngeso zamaze kwinjira mu mubiri we. Niyo mpamvu tuba tugikeneye kugumya kuzikuramo, tuba tugikeneye ubufasha bw'Imana bunyuze mu Mwuka Wera ndetse no mu ijambo ry'Imana. Hano rero ni gute ijambo ry'Imana cyangwa ni uwuhe murimo ijambo ry'Imana rikora muri twebwe noneho? Twifashishije Bibiliya, Yohana 17:17 twabonye ko tugomba kwereshwa ukuri, kandi uko kuri ni ukuhe? Mu ijambo ry'Imana. Abaheburayo 4:12 handitse ngo iki? Kuko ijambo ry'Imana ari rizima, rifite imbaraga, kandi rikagira ubugi buruta ubw'inkota zose, rigahinguranya ndetse kugeza ubwo rigabanya ubugingo n'umwuka, rikagabanya ingingo n'umusokoro, kandi rikabangukira kugenzura iby'umutima wibwira ukagambirira. Nurumva ijambo ry'Imana ridufasha kurushaho kwisobanukirwa, ndetse rikaninjira no muri twebwe rwose, rigatandukanya icyaha n'umubiri w'umuntu. Mu mwuka w'ubuhanuzi mu bifuzwa ibyo byose paje 326 hari amagambo avuga ngo urya ijambo rye azabona ko ari ryo mwuka n'ubugingo. Ijambo rye rimaraho kamere yose ya kimuntu, maze rigatanga ubugingo bushya muri Kristo. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ijambo ry'Imana rimaraho kamere yose ya kimuntu, maze rigaha umuntu ubugingo bushya muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu dukeneye guhora turyiga. Muri Timoteyo wa 2:3:16-17 baranditse ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu, kumwemeza ibyaha bye, no kumutunganya, no kumuhanira gukiranuka. Ijambo ry'Imana ryigisha umuntu umunyabyaha, rimwemeza ibyaha bye, agasobanukirwa neza ko akeneye Yesu. Ibyo ni ijambo ry'Imana. Ryarangiza rikamutunganya, nimwe twabonye mu Baheburayo 4:12, kandi rikanamuyobora no mu gukiranuka akwiriye kugenderamo. Ku murongo wa 17 haravuga ngo kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse, afite ibimukwiriye byose, ngo akore imirimo myiza yose. Dukeneye rero kwiga ijambo ry'Imana kugira ngo tubashe gushyika. Iri jambo ry'Imana ko ririmo ukuri kwinshi gutandukanye, ingingo zitandukanye z'ukuri, ni ukuhe kuri tugomba kwiga kugira ngo tubashe guhinduka? Reka dusome muri Yohana 14:6. Handitse ngo Yesu arababwira ati, ni jye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Ukuri tugomba kwiga tugukuye mu ijambo ry'Imana ni Kristo. Yohana 5:39 aho havuga ngo iki? Haravuga ngo Yesu ati, mushakashake mu byanditswe, kuko mwibwira ko muri byo arimo mufite ubugingo buhoraho, kandi nibyo bimpamya. Mu yandi magambo, mu ijambo ry'Imana dukwiye gushakamo Yesu. Yesu niko kuri tugomba kwiga kugira ngo tubashe guhinduka. Abaheburayo 3:1 haravuga ngo nicyo gituma bene data bera, mwebwe bafatanije guhamagarwa kuva mu ijuru, mukwiye gutekereza Yesu ari we mutambyi mukuru w'ibyo twizera tukabyatura. Ndetse mu Baheburayo 12:2 bavuga ngo dutumbira Yesu, niwe banze ryo kwizera kandi niwe gusohoza ko rwose. Mu yandi magambo dukwiye kwitegereza Yesu mbere y'uko twizera, ndetse na nyuma y'uko twizera dukwiye gukomeza tugatumbira Yesu, tukamwitegereza. Ni izihe nyungu rero tuzakura mu kwiga Yesu? Ni izihe nyungu tuzakura mu kwitegereza Yesu, mu gutekereza Yesu? Reka dusome Abakorinto ba 2:3:18 havuga ngo iki?
ariko twebwe twese ubwo tureba ubwiza bw'umwami tubureba nko mu ndorerwamo, mu maso hacu hadatwikiriye, duhindurirwa gusa nawe, tugahabwa ubwiza buruta ubundi kuba bwiza nk'ubw'umwami w'umwuka. Mu yandi magambo, iyo twitegereje ubwiza bwa Yesu, iyo twitegereje imico ye, tukitegereza ibikorwa bye, tukitegereza urukundo rwe yadukunze kugera ubwo apfira ku musaraba, ibyo tukabihanga amaso, turahinduka natwe tugasa nkawe. Mu mwuka w'ubuhanuzi ho Ellen White yaranditse mu wifuza ibihe byose kuri paji 54 haranditse ngo byatubera inyungu buri munsi kumara isaha twitegereza kandi dutekereza ku mibereho ya Kristo. Byari bikwiye gutekerezwaho mu buryo burambuye, tukagerageza kugarura mu bitekerezo byacu byamubayeho byose, cyane cyane mu bihe biheruka. Mu gutekereza gutyo ku gitambo cyacu gikomeye twahawe, ibyiringiro byacu muri Kristo birakomeza ubu, urukundo rwacu rukagwira, maze umwuka ukaducengeramo rwose. Mu kwiga kwihana twicishije bugufi munsi y'umusaraba nibyo bizatuma dukizwa. Dushobora kubera abandi imigisha igihe duhuye nabo. Nituba abakristo by'ukuri, niwe uzaba nyambere mu biganiro byacu byoroheje. Tuzakunda kuba ariwe tuvuga, kandi uko tuzajya tuganira urukundo rwe, mu mitima yacu huzuzwa imbaraga y'Imana. Mu kwitegereza ubwiza bw'imico ye, tuzahabwa ubwiza buruta ubundi kuba bwiza nk'ubw'umwami w'umwuka. Mu yandi magambo, ukuri dukwiye kwiga mu ijambo ry'Imana kugira ngo kubashe kudukiza, kugira ngo kubashe kuduhindura, duhinduke nka Yesu, tubashe kuba abakiranutsi nkawe, bityo tuzabashe kubona ubugingo buhoraho. Ni uguhora twitegereza Kristo, tukamwitegereza imibereho ye yose kurinda tugera ku musaraba. Ngo ariko twagera ku bijyanye n'umusaraba ho tugatindayo cyane rwose, ibyo bizatuma duhinduka, bizatuma tubasha gutandukana n'icyaha burundu, tuba abakiranutsi, bityo tugira amahirwe yo kuzahabwa ubugingo buhoraho. Uku kuri rero tukuyoborwamo nande? Yohana 16 umurongo wa 13 havuga ngo iki? Uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose. Burya umwuka wera niwe uza ukatuyobora mu ki? Mu kuri kose, kuko atazavuga ku bwe, ahubwo ibyo azumva nibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho uwo azamwohereza. Yohana 14:26 ati, ariko umufasha ari we mwuka wera, uwo data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose, abibutse ibyo nababwiye. Mu yandi magambo, niba dukeneye kwiga ukuri tugagusobanukirwa, dukeneye kumvira ibyo tuyoborwamo n'umwuka w'Imana. Mu yandi magambo, igihe cyo kwiga ijambo ry'Imana dukwiye kubanza tugasenga, tugahamagara ubuyobozi bwayo bukatuba hafi, kandi ubwo buyobozi bwayo yarabudusezeranije, kuko hano twasomye muri Yohana 16:13 ngo uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose. Ndetse haruguru habanza we yarabanje kuvuga ati, cyababera cyiza nuko ngenda, kuko nintagenda umufasha ntazaza. Rero ni ahacu kwemera kwakira impano y'Imana kugira ngo tubashe gusobanukirwa n'ibyanditswe byera, kugira ngo tubashe gusobanukirwa n'urukundo rwa Kristo, bityo tubashe guhinduka abakiranutsi imbere y'Imana, tubashe no kubona ubugingo buhoraho. Uyu mwuka w'ukuri rero, ubundi kuki dukwiye kumenya ukuri tukagusobanukirwa? Buriya imico yacu igirwa n'ibyo twiga, n'ibyo duhura nabyo. Niba twizi inyigisho z'ibinyoma, tuzanakora n'ibinyoma, bivuze ngo tuzica amategeko y'Imana. Ariko niba twizi inyigisho z'ukuri, tuzaba n'abanyakuri, dukora ibihuye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu ari ingenzi kumenya ukuri. Mu wifuzwa ibihe byose, paje 574 mu gika cya 2 mu gitabo cy'Ikinyarwanda, hari amagambo avuga ngo umufasha yiswe umwuka w'ukuri. Umurimo we ni uwo gutunganya no gukomeresha ukuri. Atangirira mu gutura mu mutima nk'umwuka w'ukuri, uko niko ahinduka umufasha. Ufashwa n'amahoro nibyo bibanziriza ukuri, kuko hadashobora kubaho amahoro nyakuri n'ubufasha nyakuri hakiriho ubuyobe. Inyigisho z'ibinyoma n'imihango ipfuye nibyo Satani yifashisha ngo yigarurire imitima, bigatuma ayobora abantu mu bitari umunezero nyakuri, akagoreka imico yabo. Niyo mpamvu dukwiye gutinya inyigisho z'ibinyoma, kuko inyigisho z'ibinyoma nizo zituma tugira imico ipfuye.
kandi kugira ngo tuzireke ni uko tuziga ijambo ry'Imana tukaryigana umutima wicishije bugufi ukeneye kwigishwa no kumenya ibyo tuzizere ko Imana izahita iduha ubufasha bw'Umwuka Wera kugira ngo turusheho gusobanukirwa. Umwuka Wera avuganira n'ubwenge mu byanditswe byera maze akandika ukuri ku mutima, bityo agahishura ibyari amafuti akabyirukana mu mutima. Kristo yigarura ubwoko bwe bwatoranijwe binyuze mu mwuka w'ukuri ukorera mu ijambo ry'Imana. Bivuze ngo Umwuka Wera ukorera mu ijambo ry'Imana no guhindura umuntu. Niyo mpamvu Imana yabiteganyije ikapanga ko ari uko bizagenda. Niyo mpamvu natwe dukwiye kwemera tugafatanya n'Imana tukiga ijambo ry'Imana twicishije bugufi kugira ngo Umwuka w'Imana abashe kuvugana n'ubwenge bwacu anyuze mu ijambo ry'Imana. Uyu Mwuka Wera ntabwo utuyobora mu kuri no kutwigisha gusa, ahubwo unakongora icyaha kiri mu mibiri yacu. Umwuka Wera ntabwo uza ngo utuyobore mu kuri, ahubwo uranaza ukanakongora n'icyaha kiri mu mibiri yacu. Uwifuza ibyo byose paje 54 mu Cyongereza haravuga ngo Umwuka w'Imana ukongora ibyaha ku bantu bose biyeguriye imbaraga yabo. Ariko niba umuntu agundira icyaha cye agira agahwana nacyo. Mu yandi magambo, iyo twemeye kwiyegurira Imana, Umwuka Wera araza agakorera mu mitima yacu rwose icyaha akagitwika. Mu yandi magambo, Umwuka w'Imana uraza ugakongora icyaha ndetse n'ijambo ry'Imana rigakongora icyaha, bityo icyaha kigashira mu muntu. Ariko bisaba yuko umuntu yemera agakorana nabyo. Bisaba yuko umuntu afata icyemezo cyo kwegurira ubushake bwe Imana binyuze mu kwiga ijambo ry'Imana no mu kwicisha bugufi kugira ngo abashe kwakira Umwuka Wera. Kandi iyo wize ijambo ry'Imana ukicisha bugufi kugira ngo ubashe kwakira Umwuka Wera, byanga bikunda unemera no gukora ibyo ijambo ry'Imana rikubwira. Kandi iyo twemeye gukora ibyo ijambo ry'Imana ritubwira, Umwuka Wera aba ahari kugira ngo tubashe kubisohoza. Reka dusome mu Befeso 4 turahera ku murongo 21 kugeza ku 30 tugana ku musozo w'icyigisho cyacu. Haravuga ngo niba mwumvise Yesu Kristo mukigishirizwa muri we ibihura n'ukuri ko muri Yesu, bibabwiriza iby'ingeso zanyu za kera ko mukwiriye kwiyambura umuntu wa kera uhenererezwa no kwifuza gushukana. Uyu ni Pawulo wandikiraga Abefeso. Niba mwarize Yesu mukiga iby'icyaha mugasobanukirwa uburyo mwari abanyabyaha, mwarangiza mukizera Yesu, ku murongo wa 23 mugahinduka bashya mu mwuka w'ubwenge bwanyu. Muri make mukemera mukizera Yesu Kristo, mugahabwa ku Mwuka Wera ukabahindura bashya, mukambara umuntu mushya waremeye ibyo gukiranuka no kwizera no kwera bizanywe n'ukuri nk'uko Imana yabishatse, mugahabwa kamere y'urukundo muyihawe n'Umwuka w'Imana. Nuko niba byaragenze gutyo, nuko mwiyambura ibinyoma. Niba mwarizeye mugahabwa ku Mwuka Wera, niba mwarizeye mukabarirwa ibyaha mukambirwa gukiranuka kwa Kristo, nuko mwiyambura ibinyoma. Umuntu wese avugana ukuri na mugenzi we, kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Nimurakara ntimugakora icyaha, izuba ntirikarenga mukirakaye, kandi ntimubererekere Satani. Uwibaga ntakongere kwiba, ahubwo akore imirimo akoreshe amaboko ibyiza, kugira ngo abone ibyo gufasha umukene. Ijambo ryose riteye isoni ntirigaturuke mu kanwa kanyu, ahubwo uko mubonye uburyo mujye muvuga ibyiza byose byo gukomeza abandi, kugira ngo riheshe abaryumvise umugisha. Kandi ntimuteze agahinda Umwuka Wera w'Imana wabashyiriweho kuba ikimenyetso kugeza ku munsi wo gucungurwa. Hano Pawulo abantu yabwiraga ni abantu bari baramaze kwizera Yesu Kristo, kandi twibuka neza ko iyo umuntu yizeye Yesu Kristo ari bwahabwa n'ikimenyetso cy'Umwuka Wera. Abefeso 1:13 kugeza ku murongo wa 15 hagaragaza yuko iyo tumaze kwizera tubabarirwa tugahabwa n'ikimenyetso cy'Umwuka Wera. Umwuka Wera rero uba uri muri twebwe, uwiteguye gufatanya natwe mu kumvira amategeko y'Imana, witeguye kudufasha kumvira amategeko y'Imana. Ariko nahacu kugira ngo dufate icyemezo tuyoboke umurongo ijambo ry'Imana rituyoboramo. Iyo tuwuyobotse tugatangira kuwushyira mu bikorwa, isaha dutangiriye gushyira mu bikorwa ni nayo saha Umwuka Wera
fatanye natwe kugira ngo tubashe kubisohoza. Iyo rero dutemeye gushyira mu bikorwa ibyo ijambo ry'Imana rifite, ikibaho ni uko wa mwuka twahaweho ikimenyetso tuwuteza agahinda, kandi iyo ugize agahinda ugera igihe ukigendera burundu. Mbese mwene data udukurikiye, witeguye kwiga ijambo ry'Imana ukumva ibyo rikubwira, bityo umwuka wera akabona uburyo akorana nawe mu kubisohoza? Nahanjye nahawe, nahanjye nahawe kugira ngo twemere gukorana n'ibikoresho Imana yateganyije, kugira ngo icyaha cyari cyaratwizingiyemo kibashe kuranduranwa n'imizi yacyo rwose, bityo duhinduke abakiranutsi, tuzabashe gusanganira umwami wacu Yesu Kristo ubwo azaba agarutse. Ibi ni byo mbasabira, Imana iduhere hamwe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen.